mwene data nawe mushiki wanjye aho uri hose ndagushuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane nawe. Ni byiza ko tuganira dushyikirana ariko tumaze kumenya neza ko ijwi ribasha kubageraho neza, mbese turumvikana, muranyumva neza. Imana ishimwe, ndabona amajwi abageraho, Imana ihabwa icyubahiro. Reka rero muri uyu mwanya dufatanye gushima Imana cyane cyane, yaduteguriye ibihe byiza byo kwiga ijambo ry'Imana, ibihe byiza by'amasengesho muri iki cyumweru cyose, kandi aho uri hose ndetse n'abazakurikira aya materaniro aho bazaba bari hose, munyemerere dushime Imana yaduteguriye uyu mugisha udasanzwe wo kuba muri aya materaniro. Dawidi niwe wavuze ati, umunsi umwe gusa mu bikari by'Uwiteka uruta iminsi 1000 turi ahandi. Ibyo ni ukuri kuba imbere y'Imana, nubwo byaba umwanya muto, ni umugisha udasanzwe kuko uba ugeze ahantu heza haruta ahandi hose. Reka muri iki gitondo rero nkurarike kugira ngo aya mahirwe tugize twe kuyapfusha ubusa, ahubwo rwose tuyakoreshe Mwuka Wera tubere umuyobozi. Nkundira rero mbere y'ibindi byose tubanze dusenge Imana. Data wa twese, Mana isumba byose, turagushimiye cyane amahirwe dufite muri iki gitondo yo kuba turi imbere yawe turi bazima duhumeka. Hari benshi batagize aya mahirwe dufite, tugushimiye ubuzima, impagarike ndetse n'ubugingo dufite, tugukomoyeho byose kubw'ubuntu bwawe, izina ryawe rihimbazwe. Aya materaniro waduteguriye turayagushimiye, kandi ubu buryo bukoreshwa mu bihe nk'ibi by'imperuka kugira ngo ubutumwa busakare hirya no hino, umwanzi ajya burogoya, turagusaba cyane ngo abamarayika batugote impande zose. Gahunda nigenda neza kandi ubutumwa bukagera aho bugomba kugera hose, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimye ko wumva gusaba kwacu, ntaba ari jye ahubwo Umwuka Wera aba ari we utubera umwigisha, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko rero wagiye ubona insanganyamatsiko dufite muri iki gihe cyose, ni insanganyamatsiko nziza cyane itwibutsa no gushimira Imana bwa mbere. Gushimira Imana ni ikintu kenshi kidakunda guhabwa umwanya mu mitima ya benshi, cyangwa se byanakorwa bigakorwa mu buryo bw'urwiyerurutso. Ariko nk'uko bikwiriye intore z'Imana, ni byiza ko dushimira Imana nk'uko abakurambere batubanjirije muri iyi nzira yo kwizera babigenzaga. Niyo mpamvu iyi nsanganyamatsiko yacu itwibutsa kubaririza inzira za kera. Kubaririza inzira za kera
ntabwo ari ukuba turi abantu bifuza kujya mu mateka gusa, ahubwo iyo tuvutse tukibona turi mu isi, byanze bikunze icyo tumenya tumaze guca akenge, tumaze kubona ibitekerezo byacu noneho bifungukiye kumva no kureba, tuzirikana ko atari twebwe twenyine turi ku isi, kandi tuzirikana ko hari abatubanjirije mu buzima bwabayeho kera cyane. Rero hari byinshi tugomba kwigira ku mateka, atari ukuba ba gacamigani, atari ukuba ba bandi bakunda karahanyuze nk'uko bamwe bajya babivuga, ahubwo ibyabayeho kera bigomba kutubera icyigisho gikomeye cyane. None muvandimwe, reka nongere nkwibutse yuko iki gitondo tugiye gutangira tuzirikana inzira Imana iduhamagarira kunyuramo, kandi iyi nzira igomba kongera gusubiza amaso inyuma, tukazirikana imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye. Zaburi y'116, umurongo wa mbere, ndagira ngo nongere ngusabe ufate ijambo ry'Imana mu biganza byawe, urambure Zaburi y'116. Zaburi ni ibisigo, Zaburi ni indirimbo, ariko noneho iradufasha kuzirikana impamvu dukwiriye gukunda Imana, impamvu dukwiriye kuzirikana ibyo Imana idukorera. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwamamaza nkiriho. Aha rero impamvu dukunda Imana, impamvu dukwiriye gukunda Imana, ntabwo ari ikindi, ni uko ari Imana ituzirikana, ari Imana idukunda, bityo natwe tukaba dukwiriye kuyikunda. Aha rero uyu munyazaburi yaravuze ati, igihe ingoyi z'urupfu zari zintaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwamfashe, nagize ibyago n'umubabaro, maze ntakira izina ry'Uwiteka, nti Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Imana ni umunyambabazi kandi ni umukiranutsi, ni koko Imana yacu igira ibambe. Iyi Mana yacu iraturinda nubwo turi abaswa, ariko iyo ducishijwe bugufi iradukiza. Umutima wanjye subiramo uburuhukiro bwawe, kuko Uwiteka yakugiriye neza. Wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye uyakiza amarira, n'ibirenge byanjye ubikiza kugwa. Umunyazaburi arazirikana ibitangaza n'imirimo Uwiteka yakoze mu bugingo bwe, ariko natwe iyo dukuruye amateka y'urugendo rwacu rw'ubuzima bwa hano mu isi, turushaho kubona ibyiza Uwiteka adukorera. Ibi ni byo byamuteye kuvuga ati, nzagendera mu maso y'Uwiteka mu isi y'ababaho. Ni byiza ko natwe dufata iki cyemezo cyo kwiyegurira Imana rwose, tuzirikana imigisha Imana yaduhaye. Iki ni cyo cyatumye iyi ndirimbo ya 230 mu ndirimbo zo gusingiza Imana zo mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, iyi ndirimbo ya 230 itwibutsa kuzirikana imigisha Imana yaduhaye.
nubwo waterwa n'amakuba menshi akagutera kwiheba cyane, ibuka imigisha yose wahawe, ibyo yakoze bigutangaze. Nanjye ntangazwa nawe, kandi ukwiriye gutangazwa n'imigisha Imana yaguhaye. Ni byiza ibyo kubizirikana. Uhora uremerewe n'amaganya, umusaraba urakuremereye, ibuka imigisha yose wahawe, uhore ubiririmba uko bukeye. Iyi ndirimbo iratwibutsa kwibuka Imana uko bwije n'ubukeye. Nubona abandi bafite ubutunzi, wibuke ubwo Yesu yasezeranye. Wibuke imigisha yose utagura. Ingororano yawe iri mu ijuru. Nubwo waba utewe n'impagarara, ntizizaguhagarika umutima. Wibuke ko ufite abamarayika bazakurinda bakaguhumuriza. Reka muri iki gitondo tuzirikane cyane ubuntu bw'Imana bukiza, bwatugiriye neza. Nyamara irari, kurarikira, niryo rituma amaso ahuma, ntitubone imigisha y'Imana, kandi ngo binadutere mushiki wanjye. Wari uzi yuko ibyo ukeneye kugira ngo ibitegura ikabiguha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nyamara ibyo urarikiye byo ntabwo Imana ibasha kubiguha, kuko iradukunda. Kenshi turarikira n'ibishobora kwangiza imibereho yacu, ubugingo bwacu. Rero irari cyangwa se kurarikira, kugira ibyifuzo birenze urugero, bigeza n'aho turarikira n'ibitari ibyacu, amaherezo bikaba byadutera gukora ibyaha kugira ngo tubone ibyo turarikiye. Ibyo byose bitwimikamo umwuka wo kutanyurwa, umwuka wo kudashima, tugahinduka indashima. Nyamara dufite ibintu byinshi byadutera gushimira Imana. Muri iki gitondo, iyi ngingo yo gushima n'ubundi tuzakomeza tuyigarukeho, kandi ni byiza ko twinjira mu kigwa cyacu cyo kuzirikana nanone no kubaririza inzira za kera. Aya magambo aboneka muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16. Rambura Bibiliya yawe maze tujyane muri iri isomo rikomeye, kandi nifuza yuko witegereza neza amagambo aririmo, urebe uko yanditse, kugira ngo ugire icyo uvumbura gikomeye. Uwiteka aravuga atya ati: nimuhagarare mu nzira, murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo. Niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati: ntituzayinyuramo. Nkundira nkubwire amagambo nifuza ko uzirikana muri iri somo. Imana iravuga iti: nimuhagarare mu nzira, murebe mubaririze inzira za kera. Ushobora kwibeshya ahari ko inzira Imana idusaba ari inzira nyinshi, ariko amagambo akurikiraho ahita atwereka ko ari inzira imwe. Ubaririze aho inzira nziza iri, aba ariyo unyuramo. Ntabwo Imana ifite inzira nyinshi ikirizamo abantu, ahubwo inzira ni imwe. Yeremiya yakomeje nanone
agira icyo avuga ku mibereho yacu muri iyi si, maze avuga mu gice cya 18 umurongo wa 15, nk'uko ubireba imbere yawe. Abadafite aho babirebera bashobora kurambura Bibiliya zabo tukajyana muri Yeremiya, mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 18 umurongo wa 15, ahatubwira imibereho, imyifatire yacu, aho Imana ivuga iti ariko ubwoko bwanjye bwaranyibagiwe, bosereza imana z'ibinyoma imibavu, cyangwa se bakazitambira ibitambo, kandi byabateye gusitara mu nzira bahoranye kera, bakanyura mu tuyira tw'iruhande, inzira zidatumburutse, kwinyurira mu nzira zo ku ruhande. Ibi birashaka kuvuga ngo abantu barimo kubwirwa ngo babaririze inzira ya kera bayobyemo baretse, ntabwo ari abapagani batigeze bamenya ukuri, batigeze bamenya Imana, ahubwo Imana iravugana n'ubwoko bwayo buzi kandi busobanukiwe ukuri icyo ari cyo. Ubwoko bwasubiye inyuma, ubwoko bwaretse Imana, bwateye Imana umugongo, ubu ni bwo bwoko Imana irimo kongera gukangurira kubaririza inzira za kera. Muvandimwe, ushobora kwibwira ahari uti ariko umuntu aramutse akoresheje inyurabwenge, agakoresha ubwenge Imana yamuhaye, koko yayoba? Nyamara igitabo cy'Imigani igice cya 14, niba waragiye kenshi usoma amagambo aboneka mu gitabo cy'Imigani igice cya 14 umurongo wa 12, hari amagambo avuga ati hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Byatangiye bigaragara nk'aho ari inzira imwe wanyuzemo mu mutima, akaba ari inzira witekerereje. Nkundira nkubwire yuko amaherezo y'iyo nzira ni urupfu. Iteka umunyabyaha yibeshya ko ashobora kwiyobora, ashobora kwijyana, ashobora kwitekerereza umugambi we n'ibikorwa bye akabikora atabajije Imana, ariko iherezo ry'iyo nzira wahisemo nta yindi ni urupfu. None muvandimwe, igihe twiga ijambo ry'Imana, hari abantu baba baragiye basoma byinshi, bakiga byinshi, bashobora kumbaza bati ariko se ko abantu biga ijambo ry'Imana, bakiga Bibiliya, bakiga umwuka w'ubuhanuzi, bagiye babona amagambo amwe dusoma mu nyandiko z'umwuka w'ubuhanuzi nk'iyi iri mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, igice cya 38 kivuga iby'umuburo uheruka. Mu gitabo gisanzwe hari n'ibindi bishobora kuba byaragiye bisohoka tudahuje amapaje, ariko mu gitabo gito gisanzwe tumaranye igihe ku ipaje ya 427, ku iparagarafe ya 3 tubwirwa amagambo atubwira ko mu bihe binyuranye byaranze amateka y'itorero, igihe cyose cyagiye kirangwa n'ukuri kwacyo kwihariye. Ushobora kumbaza uti kuki Imana idusaba kongera gusubira inyuma
tukajya kubaririza inzira za kera kandi hari ibigezweho tugomba kwiga. Iki gihamya kiravuga ngo buri kuri gushya kwagiye kugira abantu bakwanga n'abakurwanya, ndetse n'ababaga bagize umugisha wo kuvirwa n'umucyo w'ukuri bagezemo bakageragezwa bagategwa imitego. None wowe uti tubaririze inzira za kera, ntabwo ari byo bivuga, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Nubwo Imana iduha ukuri n'umucyo bikwiranye n'igihe turimo, ariko iyi nzira ivugwa witonde ubitandukanye n'iki gihamya icyo kirimo kutubwira. Ukuri kwagiye kuza kujyanye n'igihe abantu bagezemo, ntugufate nk'ikintu, ntugufate nk'ahantu, ntugufate nk'ukuntu, ahubwo uku kuri ni umuntu. Kandi uyu nta wundi ni Yesu, umwami w'ijuru n'isi, umukiza w'abari mu isi. Niwe wivugiye ati ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo. Igihe rero Yesu arebye akabona ko abantu bageze mu gihe runaka gikeneye umucyo wo kubayobora kugira ngo batayoba, kandi iyo mvuga abantu Imana iyoboye nta bandi ni itorero ryayo, ni wowe nanjye, abemeye kwizera ubutumwa bwiza. Buri gihe cyose Imana iduha ukuri, ikaduha umucyo ukwiranye n'igihe tugezemo. Nyamara inzira y'agakiza ikomeza kuba imwe, ntabwo ihinduka. Rero ubu butumwa bwatoranijwe Imana iduha burongera nanone kudukangura. Kandi aha ngaha ngeze ndifuza ko tuhatinda, tukahatega amatwi witonze cyane. Mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, volume ya 2 cyangwa se umuzingo wa 2, igice kibanza, igice cya mbere ku ipaje ya 18 na 19, aho ni mu gitabo cy'Ingeri y'umwaka wa 2016. Ku bagifite mushobora kureba ayo magambo ku iparagarafe isoza iyo paje ya 18. Haratubwira ngo mu murimo w'ivugabutumwa birumvikana haje gahunda nshya y'ibintu. Hari icyifuzo cyo gushaka ibintu bishya mu matorero, bityo ukwiyoroshya no kwicisha bugufi bisa n'ibitazwi rwose. Abigisha bakiri bato, abashumba, abayobozi bakiri bato bashaka gukora ibintu bishya, bakazana ibitekerezo bishya ndetse na za gahunda nshya zo gukora umurimo. Bamwe batangiza amateraniro y'ivugabutumwa birumvikana bifashishije ubwo buryo bwo guhamagarira abantu benshi kwinjira mu itorero. Ariko se ibyo bintu byitwa gahunda nshya turimo tuvuga ni ibiki? Ushobora kuba utamaze igihe mu itorero ry'Imana, ndetse biranashoboka yuko waba ukurikiye iki cyigisho uri umushyitsi kuri Bibiliya, uri umushyitsi ku bijyanye n'umwuka w'ubuhanuzi, utazi byinshi muri byo. Ariko reka nkubwire, ibintu biriho muri iki gihe cy'imperuka
byitwa kuramya, byitwa gusenga, byitwa amateraniro y'ivugabutumwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba mu itorero ry'Imana bwite, haba ndetse no mu yandi madini n'amatorero, hagiye haduka ibintu bishya, ibyo twita inzaduka bitabagaho kera, kandi ibyo bintu bikaba ari ibintu byo kwitonderwa, ibintu byo gukangura amarangamutima, ibintu byo kwireherezaho amaso n'imitima by'abantu kugira ngo babashe kugukurikira ari benshi, ibintu byo gushitura intekerezo ukazikangurira kumva ibintu binezeza, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko mu minsi y'imperuka abantu bazaba badashaka kumva ukuri, ahubwo bashaka inyigisho zihuje n'irari ryabo. Ibyo rero abo bigisha bakabikora mu rwego rwo kwireherezaho imitima y'abantu, bafite rimwe na rimwe ubutyoza bwinshi mu mivugire yabo, bafite ibintu bateguye bazi neza, kuko hariho ababa baranabyize uburyo bwo kwireherezaho intekerezo z'abantu. Noneho rero ikibazo ni uko mu materaniro usanga abantu batwawe kubera indirimbo, kubera imiziki, imicurango, noneho bakumva izo njyana zakanguye amarangamutima yabo, akaba ari byo bagereranya n'imbaraga, ndetse bagereranya no kuba umwuka wera yamaze kubasaba, aba arimo abuzuye, ibyo akaba ari byo bita imbaraga ya mwuka wera. Bamwe batangiza ubwo buryo bwo kwigisha, bahamagara abantu benshi kugira ngo binjire mu itorero, ariko ikibazo, iyo uko gutwarwa kurangiye, ese hari uguhinduka mu mitima wabona? Mbese kwihana kuraboneka? Ese kwatura ibyaha urabibona? Kwa kubabazwa n'icyaha umuntu akimenyaho ubunyacyaha bwe, kandi akababazwa n'imibereho yo kuba yarateye Imana umugongo, akababazwa n'imibereho ibabaje igayitse yabayemo. Ese muri ayo materaniro akangura amarangamutima ibyo bibaho bikagaragara? Ese umunyabyaha yemezwa kwizera Kristo? Nyamara ibyo byose bigakorwa mu gukangura amarangamutima, nyamara hatitawe ku mibereho yacu ya kera y'icyaha no kwigomeka. Muvandimwe, iki gihamya kiratubwira yuko uwo muntu umeze atyo uba utarigeze agira umutima umenetse, utarigeze ashengurwa mu mutima n'ubunyacyaha bwe. Abo bose turabazana mu itorero, bakabatizwa, mu bitabo bakandikwa by'itorero, nyamara iri jambo riratubwira ngo abo bose ntabwo baba barigeze bagwa ku rutare ari rwo Kristo Yesu. Imana rero iraturarikira kugaruka, tukagaruka mu byanditswe mu isezerano rya kera ndetse n'irishya, bitugaragariza iyi nzira imwe rukumbi uyu murimo wagombye gukorwa. Aya magambo tugiye gukurikizaho, yarebe uko yanditse, uyatekerezeho, aturarika, adukangura ngo mwihane, mwihane, mwihane. Ubu ni bwo butumwa bwavugwaga na Yohana Umubatiza,
ubu ni bwo butumwa Yesu yatangiriyeho abwira abantu ati mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Kandi muri Luka igice cya 13:5 hongera kutwibutsa iki kintu gikomeye, aho tubwirwa ngo nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Ni amagambo akomeye cyane, kandi n'intumwa zategetswe kubwiriza ahantu hose kugira ngo abazumva ubutumwa bwiza bose babashe kwihana. Mwene data, mushiki wanjye, ubu butumwa Imana ibuduhaye muri iki gitondo kugira ngo bwongere gukangurira imitima yacu kubaririza iyi nzira yatugeza ku gakiza, kandi iyi nzira kuva kera niyo Imana yaharuriye umunyabyaha wese kugira ngo abashe gukira. Umwami Imana yifuza ko abagaragu be muri iki gihe babwiriza inyigisho y'ubutumwa bwiza, ariyo yitwa kubabazwa n'icyaha, kwihana ndetse no kwatura. Igihe cyose uzajya mu iteraniro ukarisohokamo nta kintu cyakoze ku mutima wawe kikwibutsa ubunyacyaha bwawe, nta kintu cyakabakabye umutima wawe kikurarikira kwihana, nta kintu cyakwibukije ko ukwiriye rwose kumaramaza kwatura ibyaha byawe kugira ngo ubireke ubivemo, ubwo uzamenye ko umeze nk'umurwayi wagiye kwa muganga akirirwa ku murongo kwa muganga ashaka muganga, ariko ukaza kumwiriraho atamubonye, akaza gutaha atavuwe, akaza gutaha asubiranyeyo indwara ye nta n'umuti abashije kubona. Uyu mwanditsi muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe kuri iyi paji ya 19 umuzingo wa 2 arakomeza atubwira ati dukeneye ibibwirizwa bya kera, imigenzereze ya kera, ndetse n'ababyeyi b'abagabo n'abagore ba kera bo muri Isiraheli. Ese ibi birashaka kuvuga ko kugira ngo dukizwe Imana izabanza kuzura abapfuye ba kera? Oya, ahubwo icyo Imana itubwira ni uko umwimerere w'ubutumwa bwiza bwanditswe mu gitabo cy'Imana Bibiliya dukwiriye kongera kuwuzirikana, tukibuka inzira Imana yaduharuriye itugeza ku gakiza, akaba ariyo tugenderaho. Impamvu y'aya materaniro ntabwo ari ukugira ngo tube abanyamihango gusa, ahubwo ni ukugira ngo ubugingo bwacu bukire. Muvandimwe, nkundira nkwibutse ko umunyabyaha akwiriye kubwirwa ukuri, kandi uko kuri kukamubatura. Umunyabyaha akwiriye kwihanganirwa n'ibyo, akwiriye no kuburirwa kugeza igihe azabonera ko yica amategeko y'Imana, kandi namara kwihana akizera Yesu nibwo azaba ashobora kugira ibyiringiro by'agakiza. Nagira ngo rero nkubwire umugisha w'ikiganiro cyabaye hagati ya Yesu n'abigishwa be. Uzabisome witonze, ufite umwanya, ubisengere, ubitekereze, igihe Yesu yaganiraga n'abigishwa ndetse n'abandi bose bazabasha kwiga iri jambo mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 1. Murabizi aha Yesu yahumurije imitima yacu avuga ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere.
ndagiye ariko nzagaruka kugira ngo mbajyane, kandi inzira murayizi. Ariko hari umugisha twagize wo kuba muri iryo teraniro harabonetsemo umuntu bamwe bajya bavuga ko atari afite kwizera gushikamye, atari afite kwizera kwinshi. Uyu ni Toma cyangwa Tomasi, umwe mu ntumwa za Yesu. Yabajije Yesu ati, databuja, ntabwo tuzi aho ujya, ese iyo nzira twayibwirwa n'iki? Iki kibazo Toma yabajije, Mwuka Wera niwe wamuteye kukibaza. Ntabwo yakibajije ubwe gusa, si we wakibarije ubwe gusa, ahubwo atabizi yakibarije inyokomuntu yose, kuko byashoje Yesu atanze igisubizo kibereye umuntu wese ukeneye ya nzira tugomba kubaririza kugira ngo tuyinyuremo, maze Yesu atanga igisubizo cyiza cyane. Ati, ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Haleluya! Inzira rero noneho irabonetse. Iyi nzira ni Yesu. Niba ushaka ubugingo, niba ushaka kugenda utayobagurika, niba ushaka kugenda uru rugendo rwo kwizera utarindagira, niba ushaka gukomerera muri iyi nzira, hanga Kristo amaso, niwe nzira. Kandi ndakubwiza ukuri, nta muntu ukurikira Kristo uzayoba, kuko ni umwungeri mwiza utayoba. Azi intama ze, kandi intama ze nazo ziramuzi, zumva ijwi rye zikamukurikira. Rero Yesu niwe nzira. Iki ni cyo gisubizo dukwiriye twese kuzirikana. Nyamara zirikana n'aya magambo ari mu gitabo cy'imigani. Iki gitabo cy'imigani kivuga byinshi, ariko nkundira tuzirikane igice cya 15. Igitabo cy'imigani igice cya 15, ahangaha turabona ku murongo wa 24 amagambo nkunda cyane, nawe ndagira ngo nkurarike uyazirikane. Ku munyabyaha iyi nzira y'ubugingo irazamuka. Ku munyabyaha inzira y'ubugingo ntabwo imanuka, ahubwo irazamuka. Kubera iki? Kugira ngo uyu munyabyaha ave ikuzimu mu bapfuye. Biratangaje. Iyo umunyabyaha atari muri iyi nzira y'ubugingo izamuka, mu by'ukuri Imana imubona nk'umuntu upfuye, imubona nk'umuntu utariho, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Umuntu udafite amahirwe yo kumenya inzira, umuntu udafite amahirwe yo kumenya Yesu, Imana imubona nk'umuntu utariho. Icyakora unyumve neza, ntabwo ari uko atariho, ariho, ariko afite amaherezo mabi yo kurimbuka. Niyo mpamvu iyo Imana imurikiye ubwenge bwawe, noneho ukamenya iyi nzira, ukamenya ko ari inzira izamuka, Imana igukura muri urwo rwobo waguyemo kubera icyaha, maze ikagukura ikuzimu mu bapfuye. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo muri uyu mwanya, muvandimwe, dukomeze kuzirikana ubuntu bw'Imana buturarikira kunyura mu nzira, kandi iyi nzira
ntabwo ari inzira dukwiriye kubaririza ngo iri hehe, kuko ijambo ry'Imana niryo riturangira aho iyo nzira iherereye. Rero nkundira turambure igitabo cya Zaburi, Zaburi ya 77. Iyi Zaburi kuri bamwe ni ku murongo wa 14, ku bandi mu zindi ngeri ni umurongo wa 13, ariko noneho iraduha igisubizo cy'ahantu iyi nzira iherereye. Mana, inzira yawe irahera. Ninde Mana ikomeye ihwanye nawe, ihwanye n'Imana rurema? Iyi nzira irahera. Iyo umubwiriza, iyo umwigisha avuze kuri iri jambo ahera, Imana ikatwibutsa ijambo ahera, duhita twibuka inama y'agakiza Imana yagaragarije mu buturo bwera. Ihame ry'ubuturo bwera ryongera kugaruka mu ntekerezo zacu. Ntabwo ubuturo bwera ari ihame ryakunze kwigishwa kenshi mu bantu batandukanye, mu matorero, mu madini, kubera yuko Satani ntabwo yigeze ashaka ko abantu bamenya ibanga riri mu buturo bwera. Hari abibwira ko Yesu yatangiye kuba mu isi cya gihe yavukaga, cya gihe yazaga abantu bakamubona amaso ku maso. Ariko iyo dusomye mu gitabo cyo Kuva igice cya 25 umurongo wa 8, aho Imana yategetse Mose ngo bareme ubuturo bwera, bubake ubuturo bwera, Imana ize iture hagati muri twe, iture hagati muri bo. Igihe ubuturo bwera bwari bumaze kubakwa neza, igihe Imana yari imanukiye mu gicu ikeza ubwo buturo kandi ikabuturamo, ubwo noneho izina Emanuweli, Imana iri kumwe natwe, ryari ribonye umwanya mu mitima y'abantu, mu bwenge bw'abantu. Kuva icyo gihe Imana yifuje ko inzira y'agakiza iboneka mu maso y'abantu no mu bwenge bwabo. Imana iraturarika itwibutsa kubaririza inzira za kera. Ese izi nzira za kera jye nawe turarikirwa ntabwo ari nyinshi, ahubwo iyi nzira ni Yesu kandi inzira irahera. Niba rero wibuka uko ubuturo bwera bwari buteye, urasanga ko buri kintu cyose cyari kiburimo. Ibyo tuzakomeza kubyiga ejo. Uzabona yuko buri cyose cyari mu buturo bwera nta wundi cyerekanaga, ni Kristo, ni Yesu, kandi niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Rero ntabwo ari byiza ko ukomeza kwibaza utari ko ahari uyu mwigisha umenya ubwo afite imyaka ijya kuba myinshi, ahari ubwo afite umusatsi w'umweru, buriya arashaka kutujyana mu bihe bya kera, ntabwo azi ibigezweho. Ibuka ko Pawulo yandikira Abakorinto mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 18, yibukije abantu ko ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ari ijambo ubupfu. Birumvikana kumva ururimi rw'Ikinyarwanda ni amagambo adafite akamaro, ni amagambo adakwiriye no gutegwa amatwi. Ubupfu
ntabwo ari ikintu cyiza cyo gutegera amatwi. Ariko ku barimbuka nibo bafata ijambo ry'umusaraba ko ari ubupfu. Ariko kuri twebwe abakizwa, niko Pawulo yanditse, yaravuze ati ni imbaraga z'Imana. Ukomeje ku murongo wa 21, Pawulo yarakomeje aravuga ati kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'abantu, bwa bundi bwihimbira izindi nzira, bwa bundi bureka inzira Imana yaduharuriye, ahubwo bukishakira utundi tuyira two ku ruhande. Imana yategetse ko abantu badaheshwa kuyimenya n'ubwenge bw'abantu, ahubwo Imana yishimira kudukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Iri jambo rirakomeye. Ndashaka ko tugana ku musozo w'iki cyigisho cyacu utekereza kuri iri jambo. Ese kuko amagambo y'Imana ni ubupfu? Ni bande bayita ubupfu? Ni abatizera. Ni bande bareba ko kwiga iby'agakiza tubonera muri Kristo Yesu ari ubupfu? N'abo umwanzi, n'abo Imana y'ab'isi y'iki gihe yahumye amaso y'umwuka. Abo ngabo batizera icyo ijambo ry'Imana rivuga, iyo bumvise iby'agakiza, iyo bumvise inama y'agakiza, babyumva nk'ubupfu. Ariko nta yindi nzira. Nkundira nkubwire muvandimwe ko nta yindi nzira Imana yaduteguriye tuzakirizwamo, nta rindi zina uretse izina rya Yesu. Ndagusaba cyane wowe twabanye muri iki cyigisho ngo wongere ubaririze inzira ya kera abari ibinyuramo. Niba wowe nanjye twabashije gukurikira icyo turimo twiga, ndagusaba cyane kugira ngo Mwuka Wera abane n'umutima wawe, ubaririze iyo nzira kandi abe ariyo unyuramo. Yesu akubere umuyobozi, Yesu akubere umwerekeza w'urugendo rwawe, kandi Imana idufashe iyi nzira, uku kuri n'ubugingo ari we Yesu, twemere kumwizera, twemere kumwegurira ubugingo bwacu. Mbisabye nizeye kandi nawe mbigusabira mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo mbere y'uko dusoza gahunda yacu dusenge. Data wa twese, Mana isumba byose, muri uyu mwanya mwiza waduhaye wo kwiga ijambo ryawe, turazirikana urukundo, ubuntu, imbabazi uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Ibyo wakoze biradutangaza. Uduhe guhora tuzirikana imigisha uduha, uduhe kugushima, uduhe kunyurwa n'ubuntu bwawe. Kandi ubwo dukomeje kwiga iby'iyi nzira, utwibutse iyi nzira waharuye kuva kera kugira ngo nituyinyuramo tugere aho dukwiriye kuba turi, aho twavuye kubera icyaha. Nyagasani, udusubize mu nzira, udusubize muri Kristo Yesu. Reka na gahunda zizakomeza zindi ukomeze kuzitegura no kuziyobora, ndetse na buri wese uzazigiramo uruhare, Mwuka Wera mubere umuyobozi, kandi ubugingo bwacu bukomeze kuba mu biganza byawe. Mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen.